Ikaze mu kiganiro Dastakona gikorwa nanjye Katness ndetse na Jean-Luc. Nkuko mumaze kubimenyera tubagezaho amakuru agiye atandukanye muri showbiz, udukoryo twaragiye twatrendinga mu cyumweru cyose, amakuru yo hanze ndetse no mu Rwanda. Nta handi mwayasanga atari hano kuri Juri TV mu kiganiro cyacu Dastakona. Nizere ko aho uri hose umeze neza, niba uri mushyashya ukaba utarakoze subscribe nagusabaga kuyikora, nakajambo k'umukara kaba kanditse mu cyongereza cyangwa se s'abonner mu gifaransa, wakanda no kukazogera kugira ngo uzajye uri updated igihe cyose dushyizeho video nshyashya. Ukore share, like ndetse na comment. Bahaye kazi. Yes. Katness njyanga inkuru zo ni nyinshi. Ni nyinshi cyane. Ni nyinshi. Twatangirana n'iya nyakubahwa Perezida Paul Kagame. Kuri uyu mugoroba wo kuwa gatanu, nyakubahwa Perezida Paul Kagame na Madame Jeannette Kagame bakiriye abashyitsi bitabiriye inteko rusange ya Fifa iri kubera i Kigali. Ni mu muhango wasusurukijwe n'itorero ry'igihugu urukerereza. Yes, ndetse n'umukirigitananga umaze kumenyekana ku izina rya Sofia Nzayisenga. Yego. Katness ngira ngo ni nyuma yaho gatoya nyakubahwa Perezida Paul Kagame yafashe igihembo, bamushyikirije igihembo cy'umuntu w'indashyikirwa mu guteza imbere siporo kizwi nka CAF President's Outstanding Achievement Award 2022. U Rwanda ruri mu buryohe n'urukerereza ni rwo rwataramiye umwami Charles ndetse n'umwamikazi mu Bwongereza. Urumva ko bimeze neza, cyakoze iki cyumweru cyagenze neza cyane, reka ariko mbivuga kuri nyako, kandi ibyiza biri kuri nyako natwe bitugeraho. Icyo gikombe ni cyacu twese, ibyiza byose byamugezeho niyo byaje kuri twebwe. Turishimye, turanezerewe mu gihugu bimeze neza. Ni inkuru ishimishije cyane Katness. Ni uyu muhango wabereye muri Kigali Serena Hotel ku mugoroba wo ku wa kabiri ku itariki 14 Werurwe 2023. Iki gihembo nyakubahwa Perezida Paul Kagame bamushyikirije cyatanzwe na Perezida w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi ariwe Gianni Infantino, ndetse n'umuyobozi wa CAF Patrice Motsepe. Yego. Yes, ni muri shimishije cyane. Yego, Perezida ariko muri iki cyumweru agezweho, nahoze mbona ari gukina n'umupira. Wamubonye ukuntu aconga ruhago, barimo bafungura ikibuga cya hari Nyamirambo. Gisa nkaho barakivuguruye. Yes, bahindura n'izina. Yego. Mu buryo rero bwo kugifungura ku mugaragaro nibwo yagaragaye, none hari mu kibuga ari ku mapasi. Ariko ngira ngo kakanu kashimisha abantu benshi cyane, nta muntu utanaga postinze, byari biri funny, ariko byari binaryoshye kubona agenda atanga udupasi. Wow. Byasaga neza cyane. Abanyarwanda babonye umukuru w'igihugu ari gukina umupira. Yego. Yambaye surtout n'ikabutura. Byari bishimishije cyane. Nishimishije, ariko mana yanjye Perezida wacu ari kuri kwera. Umva bira bintu byari byiza cyane. Ngira ngo nyakubahwa Perezida Paul Kagame yanabigarutseho ko muri iyi nama yaganiraga n'abantu, avuga ko igihugu cy'u Rwanda cyagaruwe mu makuba twanyuzeho, mu tragedy twanyuzeho. Umupira w'amaguru ni ikintu cyagiye gihuza abanyarwanda cyane. Ariko nibyo mu bintu byo guhura kuva mu bwigunge. Yes. Abakunzi aragikwiriye. Nukuri aragikwiriye. Cyumva hari rwose ntawe bakirwanira. Tunyarukire muri Tanzania gatoya, turebe ku muhanzi Harmonize. Harmonize agiye kujyana mu nkiko iyi studio yahoze abarizwamo ya WhatsApp iyobowe na Diamond. Ntago ibihangano yakoreye muri iriya studio nta ruhara bifiteho. Ni ukuvuga ngo hari uburyo ki hari ibyabuzwa kandi bitagakwiye. Ubu rero Harmonize yahagurutse agiye kubajyana mu nkiko. Ngira ngo ni inkuru dukesha igihe.com. Harmonize koko nibyo arasa nk'uri kurega mu nkiko ya WhatsApp record. Ako reka mbabwire, sinzi impamvu abantu batangirana ubona ibintu biryoshye bimeze neza, ejo bajya kumva ngo batandukanye ugasanga ngo bajyananye mu nkiko. Se n'ukubera iki? Uribuka Harmonize na Diamond, ngiye nari nzi ko banavindimwe. Nukuri baririmba, bafite ukuntu bajya kuririmba kimwe, bafite n'ukuntu bitwara kimwe. Uzi bakora iriya ndirimbo bitwaga
bado babyina ushamva nese mvugane Diamond yazanye abavandimwe b'umuntu nahise mbifata nka kuriya ba Chameleone bantuza ari abahanzi bitavaniwe uziko buri muryango wose ufite abahanzi ariko birababaje ngiye numva bimbabaje yo mbona abantu bari bashyize hamwe bimeze neza ni inkuru tuzakurikirana tuzayikurikirana kandi tuzibagezaho garuke gatoya mu gihugu cy'u Rwanda muramuzi wo bita Coach Gael Coach Gael azatanga ikiganiro muri Storytelling Night ku rugendo rw'ubuzima bwe uyu Karomba Gael amaze kuba icyamamare mu ishoramari by'umwihariko rishingiye mu myidagaduro ngira ngo benshi bamaze kumumenyera yes yamaze kwemera kuzifatanya n'abazitabira Storytelling Night igiye kuba ku nshuro yayo ya kabiri imyiteguro ya Storytelling Night itegurwa na Interact Rwanda igeze kure iki gikorwa kigamije kurwanya ihungabanya ryibasira abantu ahanini bishingiye ku kwiheba no kumva ko ubuzima bari kunyuramo ari bo bonyine ni depression muri rusange ni depression n'ubundi ni umuntu ufite ikibazo cya depression ni ugihura n'ibyo bibazo yes ngira ngo muri iki gikorwa cyitabirwa n'abanyarwanda n'abanyamahanga habaho n'umwanya wo kuganira hagati y'abashoramari n'abandi bantu batandukanye baba bitabiriye ino event ya Storytelling Night kuwa 31 Werurwe 2023 kuri Olympic Hotel Storytelling Night izaba irimbanyije guhera ku isaha ya saa 12 shanzayikurikira pe tuzayikurikira ngira ngo uyu musore Gael amaze kumenyekana koko amaze kumenyekana kandi ndamuzi ngewe nzi n'umuntu utanga amayide meza ushobora kumviraho byinshi wamwigiraho byinshi mu magambo make ku bakunzi b'izo stories ku bantu bahuye n'ihungabanya runaka ngira ngo ni byiza ko mwakitabira iyo kandi yego ikazabagera depression rero irahari depression isigaye no mu bana bato cyera depression yabaga ari abantu bakuru ariko n'abana batoya bakibyiruka basigaye bahura n'icyo kibazo cya depression reka twizere ko muzabikurikira ndanyarukije amaso ku nyarwanda.com urabizi uyu muhanzi uheruka kwitaba Imana Costa Teach ngira ngo Diamond ukomeje kugushengurwa n'urupfu rwe rwa uriya Costa Teach gahinda karamwegetse yavuze ko yumvaga ari we uzagenda mbere ngo niwe yumvaga ari we uzagenda mbere ako disi nanjye mba numva inshuti zanjye nazitanga ariko uzi umuntu muri mwahoranaga mwagendanaga mwasangiraga ukabona ngo ukumva ngo arapfuye uba wumva ari wagakwiye cyane cyane amplis no mwarakoranye project akomeye ngabano abahanzi twatuzi ntago bijya bikuva mu mutwe Diamond bihari gucamo ngenda byumva cyane kuko ngewe byambayeho kenshi wegiraga uti ngo uriya Costa Teach yitabye Imana ku wa gatandatu ku itariki 11 Werurwe uyu mwaka wa 2023 akaba yaraguriye ku rubyiniriro urupfu rwe rwashenguye benshi barimo na Diamond cyane aganira n'ibinyamakuru byo muri Tanzania Diamond yatangaje ko ikiganiro yaherukaga kugirana n'uyu Costa Teach cyagarukaga ku rupfu rwa Kieman Jerry Forbes wari uzwi cyane nka Aka baruganiraho baruteraho comment uyu we yitabye Imana ku itariki ya 10 Gashyantare mu mwaka wa 2023 uyu mwaka nakundi Imana ibahe iruhuko ridashira niyo muri Amerika amaze gutandukana n'umugore we yisabyarana n'undi mugore yabyaye umwana wa wundi ku wundi mugore utari uwe niba ari ukwihimura asumbase ariko Mana yanjye kubona utandukanye n'umugore ukahita ubyarana n'undi mugore sinzi ubwo akantu ubushatse kugaragaza hagati aho we never none umusitari reka tumwinjirire abyihanganire ariko numva ariko nyine biterwa n'amahitamo y'umuntu nanone reka tureke kumutindaho cyane ngira ngo wewe uyu muhanzi ni umuhanzi uzwi cyane mu njyana ya R&B yes bamwita Shamir Smith uzwi cyane ku izina rya Niyo
yego yari umaze ni umuririmbyi wari umaze kwandika izina mu gihugu cyo muri Amerika no ku isi yose. Njye muzindi n'umwana muto cyane niyo muzindi arimba indirimbo Missing Pen ndi mutoya byatari. Reka tunyarukire mu gihugu cya Uganda. Uyu muhanzi Spice Diana ngo afitanye beef ya danje n'umuntu witwa Shiba Karungi kugeza nubwo yasibye amafoto yose bafitanye ku mbuga nkoranyambaga, anabyemerera kandi itangazamakuru ko batabanye neza na Shiba, ndetse anabivugana amagambo y'ubwishongozi. Abakobwa ariko bari babanye neza kwa bakobwa nabo umva ni story ndende. Rero Spice Diana yamaze no gufurowingura harya sinzi muravuze ngo no gufurowingura. Yes, yafurowinguye Shiba Karungi kubera ibibazo tutazi biri hagati yabo. Uyu rero tugarutse mu Rwanda, Biju mwese muramuzi ukina muri Bamenya. Uyu mukobwa yavuzwe mana we, mbega umukobwa wavuzwe we. Hari igihe cyageze ngiye numva mugire n'impuhwe, bamwe ni indaya abandi nagakino too much. Ubundi ngo yabyaranye na musaza we, ubundi ni ibintu byinshi yagiye avugwaho akicikira ntagire ikintu atangaza. Ejo bundi rero ubwo yaganiriraga n'Inyarwanda yaravuze ati nafashe igihe cyo kubyihorera ndatuza ntagira ikintu na kimwe mbivugaho cyangwa se mbitangaza, ariko atari uko ntabibona cyangwa se atari uko ntababara, ariko narabikurikiranaga byose. Hanyuma amakuru yatangaje yavuze yuko ibintu byose byamuvuzweho, yaba ibya uriya Sentore, yaba ibyo byo kubyarana niba ari na musaza we Sombaze, ngo byose ni ibinyoma. Simbizi rero niba iyi nkuru abantu baba bayisansibiliza baba bafite amakuru yizewe, cyangwa se yenda niba ari Biju ushaka kwikura mu isoni sinzi. Amakuru yizewe buriya twemera amakuru nyir'ubwite twihereye. Ariko nyine igihari Biju yatangaje ko ibimuvugwaho byose ari ibinyoma. Tuzakomeza tuyakurikiranire. Yego. Tuzatubabwira. Ngira ngo nanyarukije amaso gatoya muri twerekeze muri Hollywood. Hirya gato y'inyanja. Yego. Umunyarwenya kabuhariwe Chris Rock aherutse kuvuga bwa mbere ku rushyi yasebeyemo imbere y'imbaga ubwo yacapaga n'urushyi n'icyamare muri sinema bita Will Smith, bose baramuzi. Amuziza kuba yarateye urwenya ku mugore we Jada Pinkett Smith. Ibi Chris Rock yabigarutseho hashize umwaka wose bibaye, abivugaho birambuye mu rwenya rwerushya rwanyuze kuri Netflix yise Selective Outrage. Okay. Tujye muri Nigeria rero hari umuhanzi witwa Davido yakoze agakoryo. Yakugenda ajya kuri IG asiba amafoto ye yose asigaye amafoto 3 gusa. Iyo umwana we uherutse kwitaba Imana niyo umugore we zonyine, izindi zose zigera hafi mu 2000 arasiba. Iba ari depression yamuteye ntabwo tubizi. Tuzi icyo ashaka. David akimara kupfusha umwana we asa nk'uwabaye traumatic kuko even the music yahise asa nko ega man kubura umwana nkuriya birababaza. Ubuse yaba ariyo ntandaro yo gusiba ayo mafoto ntabwo mbizi. Reka dutegereze tuzarebe ibyo byose azagira icyo abivugaho, ariko kugeza ubu nta kintu arabitangaza we gusa yarasibye tu abantu bose bamufurowinga biraba disturbing, bibaza mu tipe byamugendekeye gutafite ikihe kibazo. Imana ishimwe ku mugore wa Fireman wari urwariye mu bitaro, yamaze kubagwa urutirigongo nyuma yaho akoze impanuka n'umugabo we. Nukuri dushimye Imana kuba ubu ngubu atakiri mu bitaro yabashije gutaha. Imana ihabwa umugisha. Harimo abari batangiye kwiheba, batangiye kuvuga bati haratinda kubagwa aritaba Imana. Urumva abantu ntabwo byari bimeze neza, ariko uko biri kuba bashije kuba yataha mu rugo na mashimwe ni ikimenyetso navuga kigaragaza ko ashobora no kuzakira. Ngira ngo Katness turagaruka gato kuri uyu muntu. Misense kana namenye wari umuntu ninde jari. Ngira ngo uramuzi Huda wa munyamideli.
uyu munyamideli mana yanjye nabuze icyo kuvuga. uyu munyamideli rero mureke mbabwire ngewe sinzi niba ari ubwiyemezi sinzi niba ari ubusazi sinzi ukuntu babyita yarabanje arifata aravuga ngo aratwite abantu bajya aho bazi ngo aratwite arongera ati nashakaga ko muvuga ibyo nashakaga kubaha ibyo mushaka guhabwa ngewe ntabwo ntwite nta ntanga iremezanya ababyeyi yanjye ngo ashaka ngo umutipe babasha kumutera inda arya ngo amuha amadolari angahe mana yanjye ukuntu abibonye bisa nk'ibirenze ngo akeneye umuntu uzamuha miliyoni ijana akamutera inda yamutera inda basore abeg muze mutere uyu mukobwa inda rwose uwifite uwumva wishoboye tujye mu tuntu n'utundi jari ubwo usuza agashya kabaye murabona hariya mu mashyirahamwe hariya Nyabugogo umuntu akwibire ino nzoga bayita konyage konyage urayizi ndazizi si ubwo nazi iba konyage amaguru yabangira ingata ngo yiruke yikubite mu modoka ibiramwanoye kandi imagine ngira ngo birababaje cyane umbabarire unyumvire kugira ngo uzire icupa rimwe rya konyage wanakiruka no gupfa mana kugira ngo ucike sexe yawe ni ibintu bigayitse bidasanzwe hanyuma tukiri Nyabugogo undi nawe ajya gutega imodoka kuno bisanzwe gukatisha amatike agihagarara imbere yikubise hasi umuntu ahita we bamwe bataziza inzara ibizimu by'iwabo umuntu arapfa cyane harapfa da uwo muntu ngo yari agiye gutega n'ibiri imodoka zijya Gatsibo simbizi ubundi dukurya tuba turi ku mihanda harimo tuba tubabaje harimo n'utuba dusekeje gusa nyine abanyiri uwo muryango umuryango w'uwo muntu witabye Imana muri Nyabugogo mutumva turi kubivuga gutya ngo mugire ngo turi kubishima hejuru ahubwo turabakomeje ni ibintu biba bibabaje ni muheruko ridasha no tutamenye ni iki yazize urupfu rwe rwabaye nk'urwa wundi waguye kuri stage abantu basigaye bapfa nk'isasi yangire ngo ngarutseho gato mu Rwanda umuvugizi wa polisi y'igihugu cy'u Rwanda CP John Bosco Kabera yahaye umukoro urubyiruko rwo mu ntara y'Iburasirazuba wo kumenya no gukurikirana abasambanya abangavu bamwe bakabatera n'inda urumva kuba yagiye gusura mu ntara y'Iburasirazuba agatanga umukoro nk'uwo ni umukoro mwiza numva ko ari mwiza kandi ugomba kuba uri hamwe n'abantu kuko umukoro nk'uwo nguwo kugira ngo umuvugizi wa polisi abivuge ni uko haba hari ikiri kuba ngira ngo batanga umukoro nk'uwo ni ukugira ngo turwanye bano bantu bahotera abana bakiri bato abana bakiri bato abangavu katinesi abana b'imyaka 12 13 kona meta nibuka inkuru mperutse kubona y'umuntu wafunzwe azize gukuramo kondomu arimo akora sex n'uwo bayikoranaga atabanje kumusaba uburenganzira arabifungirwa inkuru nawe warayibonye iyo nkuru narayibonye mu by'ukuri ariko rero agomba no kubifungirwa mana ni icyaha none se twabwirwa n'iki icyo yashakaga kugeraho umva atashaka kwangiza ubuzima bw'umuntu amategeko yo mu bihugu by'ahantu usanga biba bitandukanye ariko ubundi no mu Rwanda agiye akamurega bamuhana ngira ngo ni mu gihugu cyo mu Buholandi icyo cyaha cyahamijwe uwo musore cyabaye mu mpeshyi yo mu mwaka wa 2021 ubwo yakoranaga imibonano mpuzabitsina n'inshuti ye igikorwa cyatangiye umusore yambaye agakingirizo ariko ngo biza kurangira yakavanyemo kandi uwo bakorana imibonano atabizi bamuhaye amezi 3 tukiri ku tuntu n'utundi rero mbabwira inkuru yansekeje ari nayo ngiye gusorezaho umwana w'umusore w'umukozi wo mu rugo bano bakora mu rugo badufasha mu rugo akugendere yibe amaze kwiba ibyo yibye aragenda bishyira muri puberi ntiyabitwara amaze kubishyira muri puberi ba nyiri urugo baje basanga ibintu bimaze mu nzu kandi basanga arahari bamubaje se twibwe byagenze gute ati nabishyize aragenda bereka aho yabishyize muri puberi se bimeze mufite ikibazo mu mutwe
tugafite ikibazo cyo mutwe ngo afite ngo abadayimoni Yes. ngo ni satani wabimuteye. Anyway, mwakoze kuba mwabanye natwe mu kiganiro da Star Corner. Yes. Nakagaruka turabakunda cyane. Yeah. Kuri babyeyi mu byubahiro byanyu mu subscribe. Cyane tuzatugumye tubahereza amakuru agiye atandukanye hirya no hino ku isi, haba no mu Rwanda, hirya mu turere tw'u Rwanda ndetse no hanze y'amazi. Yes, yari njyewe Jean-Luc na Katniss. Cheers, ciao ciao.